oya urabeshye nta kuntu uri kumbwira ngo abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe ngaho ko ngo abakobwa bafite inyanja reka wowe urabyumva ati ubundi iyo Nyabarongo yuzuye iramena iyo umugezi wuzuye Nyabugogo yuzuye iramena nyine n'abakobwa iyo amazi abaye menshi hari ukuntu nyine ubushyuhe nyine bakumva bakeneye kuyamena kandi umena ku nkengero abatipe bari tayari n'ubushyuhe noneho byahura bikozanya sibyo reka nguhe ikaze wowe ukurikiye Kodo TV muri aka debate gatoya tugiye kurebera hamwe izi ndirimbo ziri gusohoka muri iyi minsi nyuma ya Guma mu Rugo. Mbibutse ko urubyiruko ruri hanze ntabwo ruri ku mashuri. Fatira ku ngero z'indirimbo nk'eshatu zonyine cyaturongeraho imwe, harimo Igare ya Mico the Best, harimo Ubushyuhe, hakazamo na Saya. Tuze kurenzaho ku ndirimbo yitwa Ihana ya Sani. Reka duhere ku ndirimbo yitwa Igare. Ntago ndi njyenyine, mfite abandi bantu turi kumwe tugiye kuganiraho. Kankubaze nkawe iyo wumva Igare wumva ari iki? Kamere ku musore turi kumwe hano. Igare ariko turagendera ku ndirimbo ya Mico the Best tuzi yitwa gutyo. Iyo wumva muri Gare wumva ari irya Pine Baro, wumva ari irya siporo, ese banyonga bati Igare wumva ari iki? Iryo gare nge mbasha kumva numva ko ari isanzwe kuko ari igare banyonga, ariko tuzabaza umuhanzi wacu rwose dusobanurira igare iryo ryariyo. Hanyuma reka dusimbukire ku ndirimbo ya kabiri, Ubushyuhe. Uyu mwana afite ubushyuhe, ubushyuhe. Hanyuma rero kamfate hano mushiki wacu turi kumwe tubwire iyo yumva indirimbo y'ubushyuhe aba yumva ari iki. Hanyuma se n'izuba ryinshi ryo mu kwa kangahe ubushyuhe ni iki? Hanyuma natubwire. Ubushyuhe nyine nkuko tubizi baravuga ngo abasore bafite ubushyuhe abakobwa bafite ubushyuhe. So njye nyine uko numva ubushyuhe numva ko nyine ni cya gihe usanga umukobwa n'umuhungu bari muri adresa nyine nibwo navuga ko nyine aribwo ubushyuhe. Murakoze nuko mbyumva. Sarakoze cyane cyita gutwika akaba nyine we ashyizeho akantu kiwe. Hanyuma hari indi y'Igare ndaza kubaha link mwaza kuyibona Facebook ikora umuti za 8K iba yatwitse. Hanyuma kanyiha umwanya nawe rero anabibwire wa mugani munagende muri burya twika ntago ari burage atubwire ku bushyuhe. Ubushyuhe ni iki? Ni amakoti menshi z'ubushyuhe bukaza. Sasa rero umwanya nuye twika. Nkuko mubyumva kuri ino ndirimbo uko bagenda bakomeza bavuga ku bushyuhe, murabizi akenshi umuntu agize ubushyuhe ajya muri douche, swimming pool n'andi sajya atandukanya, kenshi abarimo amazi ibintu nk'ibyo. Ariko murabibona nko muri iyi ndirimbo official video yayo bari muri bar. Subwo bushyuhe wajya muri bar ugashira ubushyuhe? Namwe mujye mwanariza ibyo bintu by'abanzi bihaye n'ibiki. Sasa yose yatangiye ubwo ijambo gutwika ryazaga. Umusore wacu Bruce Melody aratangira ati aya matako atera ubushyuhe akwibagiza umuntu kumva indi misonga. Ubushyuhe abaharebye video ayo birenze ariko birenze no gutwika kuko birabyo birarenze. Ubushyuhe hari igihe ubundi ubushyuhe bukurenga tayari ugahitamo kujya piscine, ugahitamo kujya douche, ugahitamo kujya kwa wundi nabyo ntavuze. Nyuma ubu bushyuhe hanyuma reka mbaze hano umusore turi kumwe ubushyuhe abumbwireho burakwica ugahita kumva imisonga ukuntu nyine teshyuhe. Ubwo bushyuhe ubumva reka bashyuhe kuko mbona n'imyenda igeze hejuru babugira bati reka maze ahubwo bavuze ko bagira imbeho nyinshi, bareka kuvuga ko bagira ubushyuhe. Bazajya bagenda mu muhanda bambaye mini umbwire ngo ni ubushyuhe ubwo bukonje musore. Hanyuma hari ibintu bikibabaje. Mbibutse ko tuvuye muri Guma mu Rugo ariko urubyiruko ruri hanze kandi rukurikira aba stari ba buri munsi, ibikorwa byabo bya buri munsi. Ndimbo barazireba, baraziririmba, barazibyina, ama challenge aratwika, ariko turi imitatinga. Urubyiruko rw'imitatinga ibyo abastari bacu bari gukora. Niba bashyizeho imisatsi already nuko nguko. Hanyuma ibi ngibyo
biraza kuzana iki muri iki gihe turi aha ngaha? Wibuke leta irwana buri munsi ngo inaziyongereye ngo byahize, kandi abandi bafite ba role model aribo babifitemo uruhare. Ni indirimbo zitari vugwa n'abantu benshi, ariko njyewe mbibona ko ubu bushyuhe buvugwa ntago ari kwa kundi izuba cyangwa urugendo bigukubita bikuba ngombwa kujya gushaka amazi. Oya, abatipe b'iyi minsi bafite ubushyuhe, amashati bagenda bayafunguye. Abakobwa b'iyi minsi bafite ubushyuhe, amajipo bagenda benze kuyakuraho. N'uwagerageje kwambara ewana ko yambaye karangirira munsi y'amabere naciyemo. Ufite ubushyuhe, ni inzira nyinshi zasobanura buno bushyuhe, ariko tugeze mu isi ya digitale yatumye icyitwa sex kiba ikintu gisanzwe, normal life. Icyitwa sex cyarabaye ikintu gisanzwe, ahubwo utagikora ari we murwayi. Just ngo biri gufatwa, no. Kuririmba biriya byaturutse kuko flowers, abakurikirana umuziki nicyo bari gusaba cyane, kandi uririmba ikiri bw'imitete, ikiri bufashe abagukurikiye. Hanyuma ni deba ikomeye, tugifite handi magambo menshi tugomba kuvugaho. Twe tukiri ku ndirimbo yitwa ubushyuhe, ariko hari ibintu biryoshye bisa nk'umwanzuro ntitukirwe tunivuna. Ubundi abatipe niwe numva ko bafite ubushyuhe, kuko just ikintu cyoroshye kiri aho ngaho. Bashiki bacu basigaye bafite inyanja, kandi ufite ubushyuhe ugenda ahantu nyine uri bubona amazi. Abakobwa ni inyanja. None se ndabeshya abakobwa? Nese uravuga ngo abakobwa ni inyanja, abakobwa nibo bazimya abahungu bafite ubushyuhe, kandi abakobwa bafite ubushyuhe. Ubivuze neza rwose. Ubundi iyo umuhungu afite ubushyuhe yegera umukobwa, kuko bifitemo inyanja ukuntu harimo amazi y'umugisha. Hanyuma amazi nyine agahita ameneka, ubushyuhe bukagenda ngo kanyombere. Ibyo nibyo wiseka. Oya, urabeshye. Nta kuntu uri kumbwira ngo abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe, ngo abakobwa bafite inyanja. Reka sasa namwe mudukurikiye muraza kuduha ibitekerezo. Buriya amugana abasitari bacu bazi no kureba kure, kuko inyanja irahari. Ni nayo mpamvu abakobwa bafite ukuntu baremye, harimo akantu kameze nka kaki ka Nyabarongo, harimo amazi y'umugisha, ubushyuhe nyine. Okay, nimba uko bavuga ngo abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe. Okay, nimba abakobwa bafite inyanja nk'uko babivuze muri bo, bajya babasha kuresista ubwo bushyuhe, none bose bafite ubushyuhe. Wowe urabyumva? Ubundi iyo Nyabarongo yuzuye iramena. Iyo umugezi wuzuye, Nyabugogo yuzuye iramena. Nyine n'abakobwa iyo amazi abaye menshi, hari ukuntu nyine ubushyuhe buba ubushyuhe, nyine bakumva bakeneye kuyamena, kandi umena ku nkengero. Abatipe bari tayari n'ubushyuhe, noneho byahura bikozanya, sibyo? Muraduha ibitekerezo. Ndabeshya? Yewana ntago ubeshya byo. Abakobwa bafite ubushyuhe, ariko nubwo n'abasore bafite ubushyuhe, ibyo ngibyo ntago twakagombye kubigenderaho nk'urubyiruko rw'u Rwanda rw'ejo. Tugomba kwiha agaciro.